ba rwiyemezamirimo bamaze kuba benshi cyane muri Afurika no mu Rwanda, kubera ko twese tumaze kubitekereza ko niyo waba ufite akazi, gushaka akantu ku ruhande kakwinjiriza amafaranga aribyo twifuza. Maze kuhura n'aba rwiyemezamirimo bagitangira, abatoya, abari mu mwayene n'abamaze igihe kinini bakora. Ndashaka kugira ngo uyu munsi tuganire ku masomo maze kubigiraho. Njye nakoze business igihe ndi on and off, so hari ibintu ntari nzi ariko maze kwigira muri zino interviews ngenda nkora, ari hano kuri YouTube, ari no kuri TikTok na Facebook, mu bajya bankurikirana ku izina ryanjye Fiona Nensema. Cyangwa kugira ngo wowe niba yenda ufite gahunda yo gukora business cyangwa usanzwe uyikora, mwicaye tuganire kugira ngo mbabwire ibyo maze kwiga, namwe muze kumbwira ibyo maze kwiga mu rugendo rwa rwiyemezamirimo. Icyambere, mbere najyaga ntekereza ko kugira ngo ukore business itere imbere bisaba ko ubanza ukagira amafaranga, ariko maze kubona ko abantu benshi bagiye batera imbere iyo bakubwiye stories zabo, cyane cyane ahangaha abo maze ku interviewing, usanga baratangiriye kureba ikibazo kiri muri community zabo, bakavuga ngo ese iki kintu ngewe nagikemura gute. Bamara kukimenya neza, to identify the problem that is in their community, ukabusanga none batangiye gukora ibishobotse byose kugira ngo cya kibazo bajye kugikemura. Hano hamaze kunyura ba rwiyemezamirimo benshi, ariko ngiye gutanga urugero rwo wa musore watuganirije ko afite systeme yo ikoreshwa mu borora inkoko. Avuga ko yamaze kureba ikibazo yari afite iwabo arimo gukura, ugasanga udushwi niba batuzanye mu rugo barara bareba kugira ngo bashobore ku regulating ubushuhe buri muri cya kiraro cy'inkoko kugira ngo zidapfa. Aravuga ngo se ibi bintu niba ari nge wari ufite ikibazo n'undi agifite ikibazo, niki nakemuza icyo kibazo kugira ngo aborozi bose batazongera kukigira. Areba cya kibazo yari afite, afatanya na bagenzi be, baravuga ngo niki tugiye kubikoraho. So icyambere, mbere yuko unatekereza amafaranga, nicyo kibazo ushaka kugira ngo ukemure muri community urimo. Ndabizi ko twigeze kuganira ngira ngo kuri TikTok nimo kuvuga kuri kwitandukaniro ry'aba rwiyemezamirimo n'aba businessman basanzwe. Ugasanga aba businessman bo nabyo ntacyo bitwaye, batekereza ni hehe nakura inyungu kurusha ahandi. Niba tuvuge ngo turi muri COVID, akaba yumva ko agapfukamunwa yenda kazakoresha amafaranga, akaba kaguze aragiye. Ariko ba rwiyemezamirimo ahantu usanga batandukaniye kenshi, usanga babanza bakareba ikibazo gihari, bakagishakira igisubizo, atari ngombwa ngo kibifite n'isoko. Iyo ni isomo rya mbere maze kwiga, nibwiraga ko mbere ugomba gushaka amafaranga. Ikibazo cya kabiri, nako isomo rya kabiri nizemo, none ikibazo umaze kukibona, usanga hari igihe noneho uguma muri iyo season, ugasanga ikibazo waracyegereje umutima cyane, igisubizo wazanye ugasanga utekereza ko ari cyo cyonyine. Niba tuvuge ngo ugeze ku isoko, wowe wari uzi ko yenda urashaka gukemura ikibazo cy'imirire mibi, ukavuga ngewe nzaha aba bana ibiryo, ukaguma kuri icyo ngicyo, yenda hari ikindi kintu wagakoze. Maze kubona ko ba rwiyemezamirimo bose mvugagisha bagera ku isoko bakemera kuba flexible, bakavuga ngo nubwo ngewe nazanye kino gisubizo, hari igihe icyo gisubizo atari cyo cyangwa gukemura cya kibazo, akaba flexible, uyu isoko ryonyine rikamuridinga ku gisubizo nyacyo. Icya gatatu maze kubona nuko yego ushobora kubona amafaranga y'inguzanyo, ushobora kubona amafaranga ya grant, ushobora kubona ikintu cyo cyose, ariko isoko niryo riyobora business izagumaho. Amafaranga yose baguha, niba isoko ritakiriye icyo kintu uzanye, igisubizo uzanye, n'ubundi uzahomba. Birasaba ngo rero ube careful, urebe nuza market, isoko ikintu yifuza,
wihute kugira ngo ujyanishe kuri cya kintu isoko rikeneye. Ikindi cya kane, maze kubona abantu bose bavuga y'ibyo bintu byose byakunze, amafaranga noneho aba yoroshe kugira ngo uyabone. Hari abashobora kuba bashaka izo grants zijya kuza n'ubundi hari nawe ahantu utangiriye. Abantu bazaza kugurira kubera ko ufite produit nziza. Umuntu yakuguriza amafaranga kubera ko abizi ko na ya value urimo kuzana ku isoko izakomeza ikunguka. Rero birasaba ngo igihe ugeze ahantu ukenera amafaranga ube ufite produit cyangwa service yakumvikanisha kuri wa muntu ukenera amafaranga kugira ngo amafaranga nayaguha uyakoreshe neza. Twagiye tuganira n'abantu bavuga ngo hari abantu bajya bahama grants, ibigo bitandukanye bijya bihama grants, ugasanga niba bamuhaye grant yo gukora ikintu runaka muri business, waragiye atgusemo ikibanza ko yubishye ko ikibanza cyunguka, ya mafaranga baguhaye kugira ngo ukoreshe ugasanga utangiye gutakaza icyizere cy'abantu bayaguhaye, kuko yego bazagusaba report ariko nawe ni nkaho wiyibye, kuko business nutangira kutayitaho ngo amafaranga uyashiremo ngo ugiye kureba ku giti cyawe bizagorana cyane kugira ngo utere imbere. Ndabizi ko turi muri Afrika, ndabizi ko bigoranye cyane, usanga business umuntu akoze nayakuramo amafaranga yo kugira ngo abeho, ariko rwiyemezamirimo maze kubona ahangaha bashobora kugira ngo basustaining business zitinde. Birasaba ngo wihe umushahara utari mwinshi cyane ushobora kugira ngo wowe wihembe ku buryo ya business utarimo kuyikuramo amafaranga, kuko nukuramo amafaranga muri business kabiri kangahe uzaba uhombye, n'ubundi usange nta kintu ugezeho gikomeye na business irahombye, usange ntaho ugeze. Irindi somo maze kwigira ku bantu nongeye muri business zanjye nangiye gukora, nuko business ishingiye ku muntu umwe ntago ishobora kugera ahantu hakomeye, kuko niba ari wowe ibintu byose ubyikorera ugasangana n'ubwo urimo gushiraho systeme ku buryo ugize ikibazo cyo kurwara, ikibazo cyo kubyara, ikibazo cyo kwimuka, business yawe yita yangirika, nawe birasaba ngo utekereze kuva ugitangira uvuga ngo niki nakora, ni systeme zihe nashiraho ku buryo ndamutse nakiriho nakiri muri business yakomeza igakora. Kuko twese umuntu barimo gutekereza yego mbeho ninjye abana banjye babeho neza, ariko ino business izakomeze ikure ku buryo ishobora no kubyara izindi, cyangwa business ikure ku buryo ishobora gukora ubukungu buzakomeza no mu yindi miryango yawe. Birasaba rero ngo utagira umururumba, birasaba ngo utagira kwifuza cyane ngo uhindure ubuzima cyane. Usanga umusore ntacyo yarabaye mu by'ukuri afite akamodoka katarenze, ariko kabiri kangahe yabona akadiro ya mafaranga mwanya yo kuyasubiza muri business, ugasanga ya mafaranga ahubwo aguzemo imodoka ya hatari. Niba yabaga mu nzu yubatse intacyo itwaye, ugasanga afashe loan none yashizemo business, ni ahandi agiye kugira kuzamura ubuzima bwe, ugasanga amafaranga n'ubundi ntacyo amubariye, business n'ejo bundi irapfuye. Ikindi maze kubona, maze kwiga nigiye ahangaha, business ushobora kuyagura ikagira nk'amashami kandi bitagusabye amafaranga menshi cyane, ugasanga uracyita kuri cya kibazo cyo wa muntu, ariko urimo kugiramo utu business dutandukanye dushobora kukwinjiriza amafaranga. Urugero twaganiriye ahangaha na Inshuti Foods, avuga ngo ubundi we atangira Inshuti, impamvu yayise Inshuti nuko yumvaga ashaka kugira ngo inshuti zitangire zigirana ibiganiro, ariko yatangiriye ku rusenda twagiye tumumenyaho kugira ngo yashyize ama supermarket n'ahandi, ariko nyuma y'igihe aravuga ngo noneho ngiye gutangira gukora chicken wings. Za chicken wings iba item ya kabiri ariko yunganira rwa rusenda, yenda nyuma yaho ashobora gukora restaurant cyangwa n'ibindi. Ugasanga business yatangiye ari imwe
ariko ifite udushami dutandukanye kandi bidasabye amafaranga menshi kugira ngo ugire uburyo bwinshi winjiza amafaranga. Ndashaka kugira ngo wowe niba uri na rwiyemezamirimo, ni irihe somo umaze kwiga muri runo rugendo rwo kuba uri muri business, ku bantu bakora business, ku buryo utudiri twose aho tuba turi udukora, ni ayahe masomo umaze kwiga wowe nk'umucuruzi usanzwe, wowe ushaka kubikora, ni ayahe makuru wumva ushaka kumenya ku ba rwiyemezamirimo, kugira ngo nituzajya tubazana tujye tubabaza ibibazo bisubiza bya bintu mushaka kumenya. Ndibaza ko ibyo maze gusobanukirwa muri uru rugendo kandi nyiga, njya mbwira abantu ngo njye ndimo kwiga kurusha mwebwe bareba, kuko ngenda mfata ubumenyi bukeya kuri buri muntu duhuye. Hari abo duhura bakemera ko mbashira kuri cyano, ariko hari nabo duhura simbashire kuri cyano. Ubwo bumenyi ndizera ko burimo kumfasha nanjye kwaguka mu bitekerezo byanjye, ku buryo kuri business zanjye zose ngiye kuzajya nkora nzajya mbihuza, hopefully bikavamo neza. Bifuriza gutsinda mu business yanyu, nabifuza kugira ngo muyakore vuba, nizere ko bizatungana vuba. Naho butaha.